Shimwa shimwa mana
nimuceceke kandi nimuhore. Yesu ati nimubareke kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abameze batyo. Umwana akwiye gushyigikirwa, umwana akwiye gushyirwa imbere. Yesu bamuzaniye abana b'abakoreho, abigishwa barabacyaha bati nimuceceke kandi nimuhore. Yesu ati nimubareke kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abameze batyo. Nimureke abana bansange, mukuza abandi ameza wese azi kwa mukuru mu bwami bw'Imana. Umwana akwiye gushyigikirwa, umwana akwiye gushyirwa imbere. Nimureke abana bansange, mukuza abandi ameza wese azi kwa mukuru mu bwami bw'Imana. Umwana akwiye gushyigikirwa, umwana akwiye gushyirwa imbere. Birabareba ntukayihohoterwa iryo ari ryo ryose, Imana izabareba. Ab'isi yose cyane Abanyarwanda, abato n'abakuru, gutererana abanyamwese birabareba. Ntukayihohoterwa iryo ari ryo ryose, Imana izabareba. Bashyirwe mu ishuri bige bose, ntabusumane abahungu n'abakobwa. Umwana akwiye gushyigikirwa, umwana niwe Rwanda rw'ejo. Abizeye isi y'ejo hazaza. Umwana akwiye gushyigikirwa, bashyirwe mu ishuri bige bose, ntabusumane abahungu n'abakobwa. Umwana akwiye gushyigikirwa, umwana niwe Rwanda rw'ejo. Abizeye isi y'ejo hazaza. Umwana akwiye gushyigikirwa. umwana akwiye gushyigikirwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Umwana akwiye kugira gute? Imana ishimwe cyane. Umwana akwiye gushyigikirwa, akwiriye gushyirwa imbere. Nibo torero ry'ejo hazaza. Murabona ko imbere aha tuzaba dufite abakristo beza. Imana ishimwe cyane. umugisha cyangwa se mu bagize amahirwe yo kuziruka mu rusengero. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Usome iri jambo ugiye gusengeramo kuva igice cya 15. Usome umurongo waho wa mbere tugeze ku wa 4, kuva 15. Igitabo cyo kuva igice cya 15 dusoma duhereye kuri umurongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 4. Haranditse ngo maze Mose n'Abisiraheli baririmbira Uwiteka indirimbo bati, ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Ifarashi noro ihetse yabiroshye mu nyanja. Amen.
Uwiteka imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Uwo ni we Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza. Niyo Mana ya data, nanjye ndayishyira hejuru. Gatatu, Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka niryo zina rye. Amen. Haleluya. Haleluya. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka niryo zina rye. Amen. Ejobundi n'ejo muri uyu munsi bacishijeho kuganira abantu twari kumwe turibukiranya mutuze urubyiruko rwacu rudufashe, abana badufashe gutuza. Ngiye kubibutsa amagambo makeya ariko afite imbaraga. Amen. Ndatekereza ko umuntu wese waje hano afite impamvu, sibyo? Afite impamvu yamuzanye, yazindutse mu rusengero akikuraho ishuka n'amasikirigiti, akumva agize umwete n'ishyaka ryo kuza imbere y'Imana. Ni ukuvuga ko rero buri wese uri hano afite impamvu imwe cyangwa nyinshi zatumye aza. Nta mpamvu twaje gutembera, nta muntu twaje gusura, twaje imbere y'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Twavuze bibukiranije ibintu navuze 8, nibwo nabwira abantu batari bahari. Ibimenyetso n'ibitangaza byose Imana yakoreye mu gihugu cya Egiputa birasa n'ibitari byarigeze bigera ku ntego. Icyo Imana yari igambiriye kwari ugukura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa ikabajyana mu gihugu cy'amasezerano, kwari ukubakiza ukuboko k'umwanzi. Umwanzi yari yarabanesheje, yari yarabigaruriye, arabababaza, arabasuzugura, arabakubita, abambura agaciro kandi bafite amasezerano. Ariko umunsi umwe Imana ifata umugambi wo gukurayo Abisirayeli. Haleluya. Kandi ikabakuzayo ukuboko kwayo gukomeye. Kuvuga ibyo bintu mu myaka 80 bababaye ntabwo byari byoroshye. Erega na Mose nawe yari yabajije Imana, aribaza ngo kuzadukurayo, uzakurayo Abisirayeli ubakiza amaboko ya Farawo. Niho rero umuntu ajya agera kubera gutinda mu bibazo, akibaza inzira Imana izanyuramo ngo imutabare. Agahindura uburyo bwo gusenga, agasenga mu buryo bwinshi ndetse n'ahantu henshi. Rimwe na rimwe iyo umuntu arimo asenga aba arimo ashakisha aho yahurira n'umugambi w'Imana. Mwarabibonye bamwe muri twe, hari igihe usengera mu cyumba cyawe ukumva isengesho n'irigendo, ukabyuka ugasenga ugenda muri koridoro kuba zifite, ukumva ntibishoboka. Ukicara muri salo ukumva amasengesho ntari kugenda, uganasohoka. Hari igihe umuntu asohoka akazenguruka, abaza Imana, uzaza ryari, uzaza ryari, ko ntakubona Mana. Ariko buriya Imana ntibicecetse, ibiri kuvuga. Haleluya. Hari igihe irenga urwego rwo kukubwira wowe, ahubwo ikabwira ikikugoye, kandi wowe ushobora kukibwira ijwi ryawe rikagarukira hafi. Ijwi ry'Imana rirusha ibintu byose gukomera. Imana rero ibwira Mose, nzabakurayo kandi nzabakuzayo ukuboko kwanjye gukomeye. Ariho bya byago 9 byose byabaye, ariko Farawo akomeza kunangira umutima. Cyago cya 10 Imana iramubwira ngo nsigaje kimwe nzakora. Natangariye Imana bene data. Haleluya. Umuntu ashobora kumara imyaka myinshi ababaye, ariko Imana ikamunezeza umunsi. Muyimbere icyubahiro Imana yacu.
nimuvuga ngo amena. Mubyemeze umutima kabisa. Umuntu ashobora kumara imyaka myinshi asuzuguwe, ari mu bibazo, ari mu mubabaro, akitwa amazina n'igihe abanzi bakamukoba, ugutambutse wese akagusuzugura, bakakwita amazina atari abashumba bakubatiza, kandi amazina mu bigeragezo arafata ku butayu mu bisubizo. Ushobora kumara igihe kirekire ufite abantu ariko warabuze umuntu, ariko umunsi umwe mu gitondo, saa sita cyangwa nimugoroba, Imana ikarema ikintu ari wowe ukabura uko ubivuga, n'abakuzi bakabura uko babivuga. Imana irakomeye, Imana ifite imbaraga, Imana ntiyigerera. Haleluya. Ni Imana y'ibigwi, ni Imana y'ibigwi, turayishimiye. Ibwira Mose rero ngo igihe kirageze mu nkuru y'Abisirayeli mbajyane mu gihugu cy'amasezerano. Ikora cya kintu kimwe twarakibukiranyije ko Imana yakoze igitangaza mu ijoro, bababaye imyaka ingana kuriya, Farawo usibye no kubarekura ngo yaranabirukanye. Ariko Imana iravuga ngo ubwo mugiye ntabwo muzagenda imbokoboko, nzabahera umugisha ku banzi. Ubundi niba ari ikintu kiryoha kikanezeza umutima, ni ugutabarirwa n'Imana mu ruhame. Imana igakora ikintu kikayitirirwa, abantu bakavuga ngo niyo. Niba ari haleluya, niba ari ikintu kiryoha kinezeza umutima w'umuntu wasenze, ni uko Imana igutabara n'umwasenganye bagihari. Kavuga aterekanye nubwo ntabivuga, ariko mu ofisi arabizi. Muzagende mu mubazi ibyanjye, uwaba utaje hakaboneka abandi batanga buhamya bw'ibyawe. Imana ikora ikintu kitunezeze mu izina rya Yesu. Murabyakira mu muzamuri ibiganza mu byakira. Imana igukorera ikintu kinezeza umutima. Bavanyeyo ubutunzi bwinshi bwinshi. Nabibukije ibintu muri byinshi, ariko hari ibintu bitatu byanejeje Imana. Imana ifite igisubizo yasubiza abakubaza, kandi buri muntu wese mu rwego rwe ahura n'ayo majwi. Ndashimira Imana ko ufite igisubizo. Mana, uvuze ukuri, ufite ibisubizo, singubeshyeye. Imana ifite ibisubizo. Mose ingoni imaze guhaguruka ngo yaranezerewe, aravuga ngo Mana, ushimire kuko si ibyo wagombaga gukora. Igihe cya kabiri cyamunejeje ni igihe nyine abana b'Abanyegiputa b'imfura, kandi twavuze ko atari abana bato, urupfu rwarazamutse rugera no ku basaza bitwaza inkoni, bigera no ku bakecuru batagishobora kwiha amazi, bapfa kuba n'imfura. Umuntu wese wavutse ubwa mbere ijosi rye ryaragubaye. Imana izi kurwana. Yemwe ngo abantu bashize ijya no mu matungo, ikuraho ikintu cyose cyavutse n'icya mbere kugira ngo inezeze imitima y'abanyamasezerano, kandi barokore muri hano. Nubona umuntu ufite amasezerano yawe n'Imana, apana abantu, uzamugira inshuti, kuko amasezerano ntituyambara. Uzambara amakote, uzambara ibitenge, uzambara amashati, ariko amasezerano ntabwo tuyambara, ahubwo tuyambarira. Ntabwo mubyumvise neza. Ntabwo umunyamasezerano akomeye ntabwo ayambara, ahubwo ayambarira. Buriya abakobwa bakwambura imyambaro bakagusiga, ariko ntibashobora. Ndanezerewe.
ijambo Imana yasezeranije no kurisohoza. Izarisohoza. Humura. Ndafashijwe. Yesu. Imana ntigidusezeranya yacitswe. Oya. Bivuga ngo sinzi uko byari byagenze. Ivuga ijambo ikarihagararaho. Imiyaga ikaza, imiraba ikaza, ingoma zigahinduka, ibintu bigahinduka, imvura zikagwa. Imana ikavuga ngo ninjye wabivuze, kandi icyo navuze ni ukugisohoza. Nzagisohoza. Nta munyamasezerano uri muri iri teraniro? Hari umunyamasezerano uri muri iri teraniro? Apana abantu byavuzwe n'Imana. Imana ikakubwira ngo nirahiye bazaterana, ariko sinjye uzamubateranije. Ikakubwira ngo ni jye Uwiteka kugira icyo ndema, kagishyiraho kagikomeza. Nta soni zizagukora, ntuzamwara, ntuzazerera ku gasoni. Haleluya! Buriya umuntu ashobora kuvuga agahura n'imbogamizi, ntagere ku cyo yasezeranye. Imana ntigira imbogamizi. Oya. Byaturiho uwo muntu nubwo uri guhumura. Nubwo Imana ntigira imbogamizi, nta nzitizi, ntayo kabisa. Nta nzitizi y'igihe, nta nzitizi y'izuba, nta nzitizi y'imvura, nta nzitizi z'abakomeye. Nta muntu uhanganye n'Imana. Imana irigenga. Yakuye Yosefu muri gereza, imuvanayo. Tekereza kuvana umuntu nko muri gereza. Gereza yatsindira cyabaho nko muri gereza yatsinda, akazamuka uwo munsi nta kizamini. Amasezerano ikamuzamura ako kanya, akaba uwa kabiri mu gihugu kitari ikiwawe. Maze none twebwe turi mu gihugu cyacu. Imana ishobora gusohoreza umuntu amasezerano mu gihugu kitari ikiwawe. Ndasoje. Imana ibamugishe. Umunsi bagera ku nyanja, basanga inyanja n'inyanja. Babwira Mose bati Imana yadutabaye kenshi no mu bihe byinshi, ariko aha ntibishoboka. Mose arababwira ngo muhumure, iyo ashoboye ibyashize igashobora ibyashobotse, n'aha naho irahari. Hari umuntu mbaruriye muri iri teraniro, iyo ashoboye bya bindi byashobotse. Babyeyi mw'abagabo sinabonyeho kamera, ubu tubwiye n'abantu batari hano. Iyo ashoboye bya bindi byashobotse, udafite inzira, udafite uburyo, udafite epfo na ruguru, isi yenda kugushishimura, dayimoni zigiye gukora ibirori, igashobora bya bindi utabigizemo uruhare,
ukaba wicaye mu bantu utakigenza ibirenge, ikakurinda kurara rwa ntabwo utagira akazi, ikaguha agaciro ikakubeshaho ukaba umeze uko umeze, ikakurera uri imfubyi ukaba umaze kubyara nawe, ikaguha kwiga. Mose arambwira ngo mwitinye inyanja iyakoze ibyashobotse n'aha naho irahari. Imana iramubwira ngo abo bantu nimbirukankana ntibazamenya imbaraga afite, nibasubire n'inyuma begere Farawo. Inyanja yo bayibonye ariko ntibaheruka kubona Farawo. Farawo bamaze iminsi batamubona, nawe nazi na Farawo araza. Imana irambwira ngo murareba Farawo mukabona inyanja, nta na kimwe kibageraho ububasha. Ari uri inyuma n'ibiri imbere ndabibakiriza icyarimwe. Hari umuntu ubyumvise? Ari Farawo uri inyuma n'inyanja ibari imbere ndabibakiriza icyarimwe. Abantu bafite ubushobozi bwo kudukiza kimwe. Imana ifite, haleluya, Imana ifite ubushobozi bwo kudukiza ibiri inyuma ikadukiza n'ibiri. Amen. Ntabwo nabyumva nanjye. Mana turagushimira. Ifite ubushobozi bwo kugukiza ibikwirukankaho, ifite n'ubushobozi bwo kugukiza ibigutegereje. Haleluya. Tera haleluya. Igutegereje, iragutegereje. Arambuye inkoni gusa mu nyanja itambukamo kabiri, baratambuka bageze imbere. Miriyamu aravuga ati mureke mbabwire, iki kintu Imana ikoze kinkoze ku mutima. Aravuga ati nubwo mwese mutaririmba ngiye kuririmbira Imana, nubwo imbere yagira ubutayu, ariko idutabaye ibiri inyuma ikadutabara n'ibiri imbere, ngiye kuyiririmbira ikiba kibi. Aravuga ngo naririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Iyi farashi ni ubuhenzi. Hari ibintu Imana igiye kuroha muri iki gitondo. Mwayikomera amashyi. Aya mashyi ni ay'Imana, wongere uyikomere amashyi. Hari ibintu Imana igiye kugukiza muri iki gitondo. Wongere uyikomere amashyi. Hari ibintu Imana igiye kugukiza muri iki gitondo. Iyi tariki Imana yarayiguhindurije kugira ngo izakore bayigurishije. Umutima ushyira mu gitereko yonyine nawe n'Imana ishobora byose. Muhaguruke gusenga. Ababyizera nimutangure haleluya mu izina rya Yesu. Mana turagushimira ijambo ryawe. Turagushimira. Pipa talavando le fire. Kandi witeguye no kudukiza ibiri imbere. Ntabwo tuzapfa tuzarama. Iri jambo ni wowe urivugiye muri iri teraniro, uriherekeresha imbaraga. Haleluya. 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 Haleluya.
hari ibirwara bidutegereje, hari ibigeragezo bidutegereje, hari amagambo yari adutegereje, hari igisuzuguro cyari kidutegereje, hari ababisha bari badutegereje, hari ubukene bwari budutegereje. Byari bitegereje abana bacu, byari bitegereje kubakora n'icarubozo, hari ibyaha byari bidutegereje imbere katika jina la Yesu. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Uyu munsi urigaragaje kandi wigaragaje uko uri, wigaragaje uko uri, uri inyembaraga, ufite imbaraga. Ntabwo mu nkokora, iyo uvuze indwara ziragenda, iyo uvuze amadeni arishyurwa, iyo uvuze abantu bava mu ntege bakajya mu mbaraga. Haleluya. Ushimiye ko ushyize abantu bawe mu mahoro. Mu cyimbo cy'induru uduhaye indirimbo, mu cyimbo cy'amarira uduhaye guseka, mu cyimbo cy'imibabaro uduhaye ibirori. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Muri iri jambo indwara zikire, muri iri jambo Satani adutinya, muri iri jambo ibigeragezo bihunge. Dusengeye abana bacu, dusengeye inshuti zacu, dusengeye abaturanyi bacu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Kora ibintu bikomeye kuri Imana ikomeye. Tugukomeye amashyi menshi, tugushimira. Reka turarike abadiyakoni, turarike umushumba wacu batambuke iri hafi. Tugiye gusengera abana bacu, tugiye gusengera abana bacu. Korari irahagarara gutya ireba ku ruhimbi, bakomeze rwose. Hanyuma ba bana tujya tubana batari muri korari bo baraza hano hejuru, nabo mubatondeke neza. Shimana, haleluya, shimana, amen. Abadiyakoni, mama mushumba, mutambuke mwese mwigire hafi, tubote abana kandi mufashe tukomere amashyi Imana yaduhaye. Abana bacu baca bazimukira mu nzu y'Imana. Uyu mwanya tuwuhaye umushumba wacu, niwe ugiye kutuyobora. Igice cya mbere ni icyo gusenga Imana, igice cya kabiri ni icyo kubagezaho impano twateguye. Ndagira ngo nsabe n'abicaye bahaguruke. Hari ijambo abanyarwanda bakoresheje baravuga ngo uburere buruta, biravuze ngo kuvuka bishobora koroha, sibyo se? Ariko kurera bikagera gute? Bigakomera. Twebwe rero ntabwo tujya mu bintu byinshi. Dufite ijambo bita kumenyereza, kumenyerezo cyangwa se akamenyero, sibyo? Ijambo ry'Imana mu migani tubwira ko numenyereza umwana inzira nziza azayinyuramo, ngo akazageza ryari? Akazarinda asaza. Nagira ngo mushime Imana ku bw'aba bantu. Murareba n'umwana imyaka ingahe? Afite imyaka 11. Uyu mwana afite ubushobozi bwo gusanza centre yose, ntagire umuntu umufata. Akamena imodoka, akamena amazu, abantu bose akabika.
kandi bakiruka. Uyu muri iki gihe tugezemo, centre nk'uyu nabonye intambara y'abana bangana n'uyu, barabegereye barabakubita, bamaze kubakubita icyo bakoze nabo, hari iduka bateye, umucuruzi bamukebesha inzego, kandi bageze muri centre bahagarika imodoka, abana batatu bonyine kubera imbaraga z'ibiyobyabwenge. Niyo mpamvu dukwiye gushima Imana ku bw'abo bantu. Nimubona amayibobo zigenda mu muhanda, ntuzakeke ko abo bana bose baba badafite ibiryo. Hari imbaraga zibatwara neza neza, ntazongere gusubira iwabo, akanezezwa nuko ari kumwe n'abandi bana bameze. Hanyuma inama zose babaha zo gukunda Imana, kuko nguko babigisha gutura, nta kindi babigisha no gukorera Imana. Ubu bafite imyaka igeze ku 8 bo barabyumva, abari munsi yabo ntabwo bagera gute, ntabwo babyumva. Ariko icyo turimo tubatoza no gukorera Imana, kuko mupfukamye imbere y'ukuboko gukomeye kw'Imana. Babyeyi rero nimucogore kubatoza kubaha Imana ndetse no kubasengera. Reka tuzamura amasengesho. Mana, turagushima, tunejejwe cyane no kubona uyu musaruro wakomotse kuri wowe. Twamenye ko nta kintu na kimwe umuntu yakora kugira ngo abone umwana. Tumenya ko umuntu yashyingirwa ariko ntabone abana, kandi agategekwa guhora gushimira. Tumenya ko abana ari umwandu ukomoka kuri wowe. Niyo mpamvu aba bana, Mana Data wa twese uri mu ijuru, tubashinganishije kuri wowe. Ubime isi irabashaka, isi irabakeneye, ariko turasenze kugira ngo ubimane Mana, ubimane. Imbaraga zose zibashaka zitari imbaraga ziturutse kuri wowe, Mana, ubimane. Turasenze kugira ngo aba bana kwawe kwiza kujye kubakurira, imbabazi zawe zigeze zibakurira, kugira neza kwawe kujye kubakurira. Dusengeye aba bana bagiye gusubira ku mashuri, Mana Data wa twese uri mu ijuru, umubare munini muri aba bana biga muri primaire, ariko turabasengeye kugira ngo ubategure. Nta handi bategurirwa kuzaba bakuru, nta handi bategurirwa kuzakomera. Mwami Imana ishobora byose, igihe ni iki ngiki. Turabasengeye mwe kumenya neza no gusobanukirwa ibyo bigishwa, iza n'imbabazi zawe, kandi si ibyo gusa, dusengeye ababyeyi babo kugira ngo bapfumbatishe. Mwami Imana ishobora byose, amaboko yabo aho bayerekeza bahagurisha nawe, ukora imirimo n'ibitangaza bizatuma natwe duhagarara imbere y'amateraniro tuvuga imbaraga ndetse no gukomera kwawe. Urakoze ko gusenga kwacu tugukomeye amashyi kandi tugukwiriye ibyacu. Amen. 10 wagize sheke ntazongere kugira sheke kandi mwaje mu nzu y'Imana. Naho nimukomere Imana amashyi nawe mwishimire. Hanyuma ababishinzwe tugiye gukora protokole neza. Turahera kuri aba bakuru babagenera impano bateguye, hanyuma ufara gufata impano arasubira mu mwanya yari yicayemo. Abadiyakoni bari hariya cya protokole muze kudufasha kugira ngo icyo gikorwa kigende neza. Mudamu mwihute, abadiyakoni mwihute, muzanire mushumba dutangirize icyo gikorwa. Arahera kuri abo hepfo hariya mushumba, abo bakuze uwo murongo w'inyuma aba ariwo muheraho.
kandi gahongera ukristo usigira gahongera rimwe kabiri gatatu biri mu muraza